Ndabasuhuje cyane inshuti z'Imana mukomeje kudukurikira kuri uyu murongo wa Theo Online TV. Imana ibahe umugisha kandi turabakunda. Rero mukomeze mujye hasi muri comment mwandike muko muri kubyumva, ibyo tutakoze neza mudukosore tubikore neza, ariko nano nibyo twakoze neza mutubwire ngo courage. Imana ibahe umugisha. Reka dusome Zaburi y'107 ku murongo wa mbere. Niho ngira ngo dusomeho kandi nanone dusome n'uwa kabiri kugira ngo twumve hamwe ijambo ry'Imana. Uri ijambo ry'Imana ryo ridukomeza muri ibi bihe. Yanditse ngo nimushimu Uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi. Imana ihabwe icyubahiro. Nimushimu Uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Iyi ni Zaburi yavuzwe, Zaburi irimo impamvu zo gushima Uwiteka. Iravuga ngo nimushime Uwiteka yegera ngo yuko ari mwiza. Burya hari impamvu zituma dushima Uwiteka mu bihe byose twaba turimo, twaba duhagazemo uko byaba bimeze kose, tugomba gushima Uwiteka. Aravuze ngo mumushime yuko ari mwiza. Uwiteka ni mwiza kandi ibihe byose ahora ari mwiza, yaba mu bihe by'amakuba, yaba mu bihe by'ibyishimo, mu bihe byo gusorezwa amasezerano cyangwa se mu bihe byo kufita amasezerano atarasohora. Uwiteka ni mwiza, Uwiteka ahora ari mwiza. Ariko avuga ngo kuko imbabazi ze zihoraho ibihe byose. Imbabazi z'Uwiteka zihoraho kandi si nk'iz'umuntu. Iravuga ngo Imana itinda kurakara, igira ubuntu, igira impuhwe, igira ibambe, niyo ikubabariye ibyaha byawe irabyibagirwa. Ntabwo ari ng'umwana w'umuntu uza akakubabarira ariko ejo mwahora akongera akibuka akavuga ati nubwo nakubabariye ariko ndibutse ko ibi wabikoze. Igira ibambe, itinda kurakara, nta n'ibyaha biba itakubabarira kandi nta n'igihe itakubabarira. Igihe cyose wamaze kumenya kuri umunyantege nke, wamaze kumenya kuri umunyabyaha. Uko Dawidi yaravuze muri Zaburi 90 ngo mu byaha nimo mama yabyari. Umuntu niki utashobora gucumura? Umuntu wavukiye mu byaha ntabwo ashobora kubura gucumura. Dawidi yavuze ngo mu byaha nimo mama yambyari. Niba mama yarakubyaye ukaba waravukiye mu byaha ntabwo abura gucumura. Aro Zaburi aratubwira ngo nimumushime kubera yuko Uwiteka ari mwiza. Mbega ubwiza bw'Uwiteka. Uwiteka ni mwiza kuko ashobora kukubabarira kandi ibyo akubabariye akabyibagirwa. Haravuga ngo nk'uko iburasirazuba hitari iburengerazuba, niko Uwiteka dukuraho ibyaha n'ibicumuro byacu ndetse akabijugunya kure cyane. Abantu bari kumva iki gihe bari kudukurikira bakumva babariwe n'Uwiteka, bajye hasi muri comment bandikemo ngo nanjye ndumva mbabariwe n'Uwiteka kandi numvise hari impamvu ngomba gushima Uwiteka kubera ko ari mwiza. Uwiteka ni mwiza kandi imbabazi ze zihoraho ibihe byose. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo. Burya se Uwiteka we ntabwo urimo bo yacunguye? Iyo ataza kwemera gutanga umwana w'ikinege umwizera atarimbuka ayo maraso ameneke, ntabwo uba wari mu bacunguwe. Ariko avuze ngo abacunguwe n'Uwiteka koko bavuge ngo batacunguwe n'imitungo bafite, batacunguwe n'amatungo, batacunguwe n'imasa n'inuma cyangwa se ibindi biguzi, ahubwo bazi neza kandi basobanuke ko bacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo. Nanjye ndi mu bacunguwe n'Uwiteka, nanjye reka mvuge ngo Uwiteka ndagushimye ko imbabazi zawe zihoraho ibihe byose. Ngabo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi, abo bavuge ko Uwiteka ari mwiza. Kuboko k'umwanzi nawe ko ari kukunamyeho, nanjye ko ari kunyunamyeho, ariko Uwiteka arancungura nawe aragucungura. Ndakwifuriza rero gucungurwa n'Uwiteka. Ndakwifuriza nawe kuba uri mu baririmbiye Zaburi 107 ukavuga ngo Uwiteka ndagushimye kuko uri mwiza, ndagushimye kuko imbabazi zawe zihoraho ibihe byose. Ni ijambo ry'umunsi, ni ijambo ry'icyumweru, ni ijambo ridushishikariza gushima Uwiteka, ariko tukamushima kubera impamvu. Iyo mpamvu nta yindi, ni ukubera ko imbabazi ze zihoraho ibihe byose. Buri saha, buri munota, buri segonda, buri tierse imbabazi z'Uwiteka zihoraho. Niyo mpamvu tugomba guhora tumushima. Imana ibahe umugisha rero kandi turabakunda. Ndakwifuriza gukomeza kuba mu mwuka wo gushima Uwiteka kubera iyo mpamvu, atari uko yaguhaye amafaranga, atari uko yaguhaye ibyo kurya, atari uko yaguhaye imirima, ahubwo kubera ko wibutse imbabazi ze zihora ibihe byose ukavuga ngo Uwiteka ndagushimye. Imana ibahe umugisha, ndabakunda kandi tuzakomeza dusengane kuri uyu murongo. Mukomeze mutubwire uko bimeze, ariko nanone dukomeze tubane mu ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha.